Hi ndabasuje nshuti bakunzi banje mbahaye ikaze cyane uyu mwanya nagira ngo mbabwire yuko hari channel nshyashya nafunguye ya Aline 250 TV ni channel ngiye kujya nyuzaho ibiganiro byanjye ibiganiro byo kugira ngo twungurane ibitekerezo muri uru rugendo haba mu rugendo rw'ubuzima busanzwe nk'abanyarwanda haba mu rugendo rwa Kristo nk'abantu bakijijwe ni ibiganiro byiza cyane bizajya bitambuka buri kintu cyose cyatuma byinshi kandi byiza tuzajya tubatumirira abantu batandukanye urubyiruko abasore inkumi abamama abagabo abasaza abakecuru buri muntu ufite ikintu cyari cyo cyose cyatuma societe nyarwanda itera imbere igira hiva nahigera tuzajya tubibazanira rero kuri Aline 250 TV mbahaye ikaze ndabinginze cyane uhereye umunsi mutangire mukore subscribe kugira ngo buri kiganiro nzajya nshiraho mujye mukibona aho uri hose haba mu burasirazuba haba mu burengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali abari rwo Tamasimbi ku migabane yose y'isi wowe ubasha kumva ikinyarwanda ndagusabye ngo ukibona iyi channel kuri ukande subscribe ujye ukora share ndetse kande like kugira ngo n'abandi bose babashe kubona ibi biganiro kuko bizajya bigirira abanyarwanda umumaro. Ikindi turateganya yuko hari igihe tuzajya ducishaho amafilme ariko amafilme nayo afite insanganyamatsiko yo kugira ngo abanyarwanda agira icyo abigisha bagira aho bava naho bagera. Rero tuzajya tubatumirira abantu batandukanye abahanzi abakora umurimo w'Imana abavuga butumwa abafite izindi nshingano mu buzima busanzwe abayobozi batandukanye urubyiruko rufite impano zitandukanye abo bose tuzajya tubabatumirira. Ikindi tuzajya tuganira ku nsanganyamatsiko nyinshi zitandukanye kubera byinshi tubona byugarije igihugu cyacu cyane mu rubyiruko hari ibiyobyabwenge harimo ibintu byinshi bitari kugenda neza kunanirana kw'abana ndetse kandi n'ababyeyi ntago tuzabibagirwa hari ababyeyi benshi batakita ku nshingano hari ababyeyi benshi batakibuka inshingano zabo nk'ababyeyi hari abagabo benshi batandukiriye batakita ku nshingano zabo rero nkanjye nk'umunyarwanda